twongere dushimire Imana yo iduhaye amahirwe yo kugira ngo twongere twige ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe, kandi muri iki cyumweru tugiye gutangirana insanganyamatsiko igira iti imbere n'inyuma. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo yo ku isabato nimugoroba, aho dufite icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo wa 15 hagira hati: nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Aya niyo magambo tugiye kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Icyigisho cyacu rero kizaba gishingiye kuri aya masomo aboneka muri Mariko igice cya 7 ndetse Yesaya igice cya 29 umurongo wa 13 kuva igice cya 20 umurongo wa 12, Mariko igice cya 8 umurongo wa 11 kugeza 21. Nshuti mukundwa, reka mbere kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi twiragize Imana dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turongeye turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze Mwami Imana kugira ngo wongere uduhe umwete wo kwiga ijambo ryawe muri iki cyumweru, izi ngingo tuzabashe kuziga neza kandi zizabashe kugira icyo zidusigira mu mibereho yacu. Turakwinginze rero kugira ngo uzabane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti mukundwa, icyigisho cy'iki cyumweru gishingiye ku gice cya 7 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko n'umugabane ubanza w'igice cya 8. Ku ntangiriro y'igice cya 7 cya Mariko, Yesu yabyukije impaka igihe yahinyuraga imigenzo y'idini, nyamara yabikoze mu buryo bwo gushyigikira ikintu gikomeye kirebana n'imibereho y'abakristo bo muri iki gihe. Yesu yongeye kubyutsa izindi mpaka zakanguye amarembo yerekeza ku gusobanurirwa icyo kwizera nyakuri ari cyo. Nshuti mukundwa, igihe Yesu yazamuraga impaka, ntabwo yazizamuraga kugira ngo aburane ngo agaragaze ko atsinze, ahubwo Kristo yagiraga ngo akingure imitima y'abamwizeye kugira ngo babashe gusobanukirwa n'icyo abigisha. Hari nawe yazamuraga impaka kugira ngo agaragaze ukwizera k'umuntu ari kuganira nawe, bityo ukwizera k'uwo muntu ukabasha kuzamurwa mu by'ukuri bikagira icyo bimumarira. Nyuma yaho yerekeza i Tiro n'i Sidoni, maze ahahurira n'umugore wabaye umuntu rukumbi uvugwa mu butumwa bwiza watangaje Yesu. Nshuti mukundwa, aha i Tiro n'i Sidoni niho Yesu yahuriye n'umugore wagaragaje ukwizera mu buryo butangaje cyane kandi binezeza Yesu, kandi uyu mugore niwe wenyine uvugwa mu butumwa bwiza watangaje Yesu. Uburyo bahuye byari ibintu bidasanzwe, kandi mu kiganiro bagiranye hari ibanga uwo mugore yavumbuye. Nshuti mukundwa, nawe gerageza kuri uyu munsi wa none uganire na Kristo, maze ugire amabanga uvumbura kubwo kuganira na Kristo, kandi kubera kwizera kwe Yesu yamuhaye ibyo yamusabye. Nshuti mukundwa, nawe uganira na Kristo, ukwizera kwawe kuzatuma uhabwa icyo uzaba usabye Kristo. Uyu mugore nawe rero nta gushidikanya, kubwo kwizera kwiwe Kristo yamuhaye ibyo yari asabye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 7 ahavugwa ikindi gitangaza cyo gukiza, hagaragaza akamaro ko kwizera. Nyamara uko ibitangaza byamera kose, ntabwo byonyine abayobozi b'idini bari babogamiye ku kwanga Yesu no guhinyura ibye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 8, iki cyigisho kibanda ku kamaro k'umutsima n'ikimenyetso
cy'icyigisho n'imigenzo. Izo nkuru zirimo amasomo yerekeye ku busobanuro n'imigenzo ikorwa mu idini. Nshuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo njye nawe muri iki cyumweru tuzabashe kwegera Kristo cyane, twigira hamwe ibi byigisho, tubashe gusobanukirwa n'imigenzo n'inyigisho za Kristo zikwiye gukorwa mu idini mu buryo bushimishije Imana. Kandi niturushaho kwegera Kristo dufite ukwizera, tuzabasha kugira ibanga tuvana kuri Yesu muri iki cyumweru. Ndakwinginze njye nawe kugira ngo tuzabashe kwiga iki cyigisho neza, nicyo ngusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka nshuti mukundwa dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'icyigisho tugiye gutangira iki cyumweru twiga. Turakwinginze rero kugira ngo nanone mwami Mana uzaduhe imbaraga n'umwete byo kujambura mu ijambo ryawe, kugira ngo data tuzabashe gusobanukirwa n'uwo uriwe, tuzabashe kugira ibanga tugukuraho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.